muzi ko hari koperative z'abantu bacuruza inyama wajya muri koperative y'icyayi no gucuruza inyama ntabwo bifitanye ni ukuvuga ngo ihuriro ntabwo rishobora guhuriramo koperative z'icyayi, koperative z'ikawa na koperative z'amabuye y'agaciro, kirazira, ntabwo bishoboka. Ihuriro riba ari iryacu twebwe bahinga icyayi, riba ari iryacu twebwe bahinga ibigori, riba ari iryacu twebwe amabuye y'agaciro. Nicyo ihuriro bisobanura. Ni ukurushaho kugira ngo imikorere ya koperative yacu irusheho kunoga, irusheho kugenda neza. Aha, inyubakire y'inzego n'ubundi baracyakomeza z'amakoperative. Akambere, koperative y'ibanze, muri koperative y'ibanze ni koperative igizwe n'abantu 10 kuzamura, twarayibonye ejo, bafite byibura kuva ku myaka 16 kuzamura. Aho ngaho n'abantu basobanutse muzongereho kuvuga ngo kiretse umunyamuryango wahawe ubukure n'urukiko. Atahawe ubukure n'urukiko ntabwo yemerewe kuba umunyamuryango wa koperative atagejeje imyaka 16. Hari itegeko turimo kuvugurura, ibyo byose tuzabishyiramo. Umwana atazaza afite imyaka 10 baramuhaye ubukure bwo kuyobora urugo ari y'urugo ngo muze kuba umunyamuryango wa koperative kandi urukiko rwabimenyesha. Aho ngaho aragiye. Ariko mu buryo busanzwe ni imyaka 16 kuzamura. Bayigiyemo ku giti cyabo bahuriye ku murimo umwe ubyara inyungu. Abo hantu dushyiraho akarongo. Bahuriye ku murimo aha natwe rwacu n'iki icyayi. Aho turacyari kuri koperative y'ibanze. Mu rwego ntabwo twagira koperative y'ibanze y'icyayi, amabuye y'agaciro, gutwara moto. Koperative imwe irimo abantu bahuriye ku gikorwa kimwe runaka bakora babyara inyungu. Kandi koperative, ubu rwego rwa koperative rwahari mu buryo bwemewe. Koperative zihuje impu nyinshi, iyo koperative irahari. Ariko ikitondera ni koperative ihuje ibikorwa byinshi bitandukanye bifitanye isano. Aho kantu kongerwe. Koperative ifite ibikorwa birenze kimwe ariko bifitanye isano. Urugero koperative yo guhinga icyayi, kugitunganya, gucuruza ifumbire n'inyongeramusaruro, noneho ikindi kijyanye n'icyayi n'ikira kugurisha, nyine kugurisha amajyani ya yandi. Ni ukuvuga ngo guhinga ni igikorwa turajyanye, ariko no gucuruza ifumbire ni ikindi gikorwa, no gutunganya icyayi mu Uganda ni ikindi gikorwa, ndetse no kugicuruza ni urundi ikindi gikorwa. Ndetse ushobora no kongeraho no kuvuga uti yenda no kubaka imidugudu yo kugurisha abanyamuryango b'amakoperative. Iyo munsi ukayishyiraho iyo ngingo. Reka ngurundi rugero rufatika. Koperative yo guhinga ibigori, amasaka, uburo, ingano. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba koperative yo guhinga ibinyampeke bitandukanye ariko ikongeraho no korora inka. Uti korora inka no guhinga ibigori birajyana. Murumva bijyana? Birajyana kubera iki? Ni ukuvuga ngo uraza ubwire RCO tugiye twebwe duhinga ibigori. Kubw'iyo mpamvu rero tugiye korora inka kubera ko inka turashaka kuzihereza yo guhinga icyayi no korora amafi. Harawe kuri
ntabwo abakozi bazabwira ntabwo bifitanye isano ibyo bikorwa muzi ko hari koperative z'abantu bacuruza inyama wajya muri koperative y'icyayi no gucuruza inyama ntabwo bifitanye yes kugira ngo aho hari ubwikanye cyane aho ngaho aha koperative y'urwego rwa kabiri ihuriro ni koperative yo ku rwego rwa kabiri igizwe n'amakoperative atatu cyangwa arenze atatu afite ubuzima gatozi kandi akora umurimo umwe. Ni ukuvuga ngo ihuriro ntabwo rishobora guhuriramo koperative z'icyayi, koperative z'ikawa na koperative z'amabuye y'agaciro, kirazira, ntabwo bishoboka. Ihuriro riba ari iryacu twebwe bahinga icyayi, riba ari iryacu twebwe bahinga ibigori, riba ari iryacu twebwe bamabuye y'agaciro. Nicyo ihuriro bisobanuye. Koperative yo ku rwego rwa kabiri ihuriwemo n'amakoperative afite ubuzima gatozi kandi atatu cyangwa se arenze afite ubuzima gatozi kandi akora umurimo umwe wo guhinga icyayi. Y'impuzamakuru noneho ni koperative yo ku rwego rwa gatatu igizwe n'amahuriro atatu cyangwa arenze afite ubuzima gatozi kandi akora umurimo umwe. Ni ukuvuga ngo niba ari federasiyo, ni federasiyo n'ubundi y'amahuriro ahinga icyayi. Urugaga ni urwego rw'ikirenga rugizwe n'impuzamahuriro y'amakoperative akora ibikorwa. Urugaga mubonye twanditseho muri koperative ni urwego rw'ikirenga, ni urwego rw'ikirenga rugizwe n'impuzamahuriro y'amakoperative akora ibikorwa bize bite, ntabwo tuvuze ngo ibikorwa bisa. Niyo mpamvu ruriya rwego ahuriyemo federasiyo y'icyayi, federasiyo y'ikawa, ubu ngubu kugira ngo dufite federasiyo 15 ubu tuvugana, kandi muri izo federasiyo 15 icyayi kiri muri federasiyo, ariko icyayi gifata n'umwanya w'akamaro ya mbere. N'uwambere amabere ntiyashyiremo, amabere ntiyashyiremo, nta kibazo nanjye nagufasha, nta kibazo. Amabere ariko mutayashyiramo kugira ngo mwarabyumvishe inyuma, mwarabyumvishe mugomba ariko bitaranaba. Ntabwo iyo tuvuga ngo umuntu wa mbere, ntabwo tuvuga umuntu ufite amafaranga menshi ku konti, uretse kandi nta n'uyabarusha. Amabuye y'agaciro ntabwo barusha, urumva. ariko batureba koperative ishoboye kugera ku bantu benshi igakora ibikorwa bitandukanye ku banyamuryango bifatika. Ubu tuvugana impuzamahuriro y'icyayi niyo ifite inyubako zifatika hariya muri ariya yandi hahandi Kigali, hahandi Gikondo, uhazi ugerayo nawe ukabona koko ukumva ugize ishema kuba ukorera muri koperative. Ariko hari indi federasiyo, hari indi koperative nawe bayivuga ukumva uti kabisa nanjye hari abantu. Koperative federasiyo y'abatwara imodoka arayifise, tuvugisha ukuri, umuntu ari imbere ari imbere, siko beze. Abantu bamaze kubaka za gare mbona mu turere turenga tungaye, bafite imodoka, batanga akazi, ariko turimo turajyana nabo, siko bimeze, turimo turajyana nabo kandi twebwe batubabwira kubera ko tubizi urwego ruriho, turimo turajyana nabo mumeze neza. Uretse abo ngabo kiragoye gushaka gusanga indi federasiyo imeze neza kurusha. Rero federasiyo 15 ubu nizo zihari
zigize urugaga rw'amakoperative namwe murimo ariko murimo neza kandi gatuneza cyane. Aha reka kanashaya je nashanje ndareka hariya ndenga n'u Rwanda ndagenda mahanga. Ubu n'ubu twahereye hasi hano hari se ni koperative aha hari union aha ni federation biragaragara hariya ni urugaga rw'amakoperative. Ni ukuvuga ngo koperative eshatu cyangwa zirenze eshatu zikora umurimo umwe kandi zifite ubuzima gatozi zishobora kwihuza zigakora union. eshatu union noneho union eshatu nazo zigakora federation eshatu nazo zigakora confederation cyangwa se apex cyangwa se urugaga narwo mu Rwanda n'urwa Uganda n'urwa Kenya nabo bakihuza bagakora icyitwa alliance yo ku rwego rwa Afurika. Izo noneho alliance zo ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'Iburayi no muri Amerika no muri Aziya nazo zikihuza zigakora alliance yo ku rwego rw'isi ariyo twise ICA. Nuko nguko byubatse abantu bishyize mu mahuriro n'amafederasiyo agakomera mu rwego rukomeye. Mwebwe mugiye kubona twebwe nabo ibintu byo kuvugwa twagera tubivamo twebwe ibintu nakubizwe nimwe mugiye kubikora ni mwebwe mugiye kujya mubikora. Ni ukuvuga ngo mwebwe federasiyo y'icyaha igiye kujya imanuka igiye gushaka ko yafasha federasiyo nawe amayuniyoni y'icyaha amayuniyoni y'icyaha nayo amanuke ashaka yo gufasha iki amakoperative y'icyaha. Amakoperative y'icyaha nayo ubuyobozi bwayo bumanuke bugiye hehe ku munyamuryango. RCA izasigara ikora iki? RCA izasigara ikurikirana kureba ko ibyo bikorwa birimo gukorwa hehe mu makoperative. Ikizakurikira rero ubwo ndababwira rwose kandi bizasakuka. Ikizakurikira ni iki? Hazakurikiraho amafederasiyo atari tayari uriko navuga amayiniyo atameze neza yandi ameze neza mwazajya afatwa nk'abantu bafite inararibonye bagende bajya kugira bate genda kuroze nabo twabikora twenyine. Dukeneye mwebwe mukaza namwe mukajya kugira bate mukajya kubikora mukagenda neza. Koperative y'ibanze isimbuka igasimbuka niyo ikajya mu munyamuryango w'ihuriro. Byari bihari Nyamagabe muri ya koperative y'ingano murayizi yitwa yari hari hariya rwose Nyamagabe yo yari yarasimbutse yitwaga Unikopaki. Iya Unikopaki yari koperative y'ibanze ariko uri umunyamuryango w'urugaga muri federasiyo z'isi ikasimbuka. Kubera iki bibaho? Hari igihe bibaho amakoperative y'ibanze atabashije kujya mu ihuriro. Ashobora kuba umunyamuryango w'uyu mpuzamahuriro iyo yujuje ibisabwa n'amategeko shingiro y'impuzamahuriro bashobora kwemera ukazamuka. Hashobora kuba nta niyo ihari urugero ishobora kuba koperative imwe ari nazindi kandi ikeneye imbaraga. Ishobora kuba yaregera andi makoperative y'ibanze akaba kwihuza nayo kandi iyo ikeneye imbaraga. Icyo gihe bashobora kuyemerera ikagenda ikabona imiryango hano iramutse ifite ubuzima gatozi ikora igikorwa kimwe n'iyo mpuzamahuriro ishobora kubyemererwa igasimbuka ikagenda ikaba. Uretse ko ntabwo dupfa kubyemerera turabanza twakubaza kubera iki twanyuze mu ihuriro tukabaza ihuriro kubera iki umunyamuryango adashaka kunyura muri iryo huriro ryayo habaye iki
tukamenya izo mbogamizi ikabura kwemererwa kuba umunyamuryango wa impuzamahuriro y'urugaga. Inshingano zanyu ni izihe? Mwahuriro inshingano zanyu ni izihe? Aha, inshingano ya mbere impuzamahuriro n'urugaga, buri rwego ku birureba rugira uruhare mu bikorwa bikurikira. Buri rwego ku birureba rugira uruhare muri ibi ngibi bikurikira: ubuvugizi. Ihuriro rikorera ubuvugizi amakoperative y'ibanze. Impuzamahuriro rikorera ubuvugizi amahuriro. Urugaga rugakorera ubuvugizi amafederasiyo. Buri rwego rukora ikirureba ku munyamuryango wabo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urugaga rushobore kugeza amakuru kuri koperative y'ibanze ni uko banyura muri federasiyo. Federasiyo kugira ngo igeze ubutumwa muri koperative y'ibanze inyura muri ihuriro. Ihuriro kugira ngo rigire amakuru ku banyamuryango banyura muri koperative y'ibanze. Icya mbere rero ni ubuvugizi. Ubuvugizi ni ukuvuga iki? Ihuriro ryacu ridukorera ubuvugizi. Bariko abanyamuryango b'ihuriro baranga barere. Bakora ubuvugizi. Ubuvugizi kubihe? Kubijyanye n'iki? Bagakora ubuvugizi. Abo ni ihuriro. Igiciro cy'icyayi no ntabwo turi bagurisha noneho. Igiciro kiri hasi cyane. Mwongere igiciro. Dore twashoye angana gutya. Ibi. Bagakora ubuvugizi ku bijyanye n'igiciro. Ese ubuvugizi bavuga he? Babukora aho mwe mudashobora kwigirira. Ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge, ku bafatanyabikorwa aho ngaho bagakora ubuvugizi. Ni ukuvuga ngo bakora ubuvugizi bita back and forth. Bakora ubuvugizi inyuma n'imbere. Ni ukuvuga ngo bakora ubuvugizi bagakorera abanyamuryango bayo amakoperative, babukora hehe? Muri federasiyo. Babwira federasiyo nyamuneka mwadufashije ku bijyanye n'igiciro, ku bijyanye no kubona ifumbire, ku bijyanye n'uburyo abanyamuryango babayeho bate, ku bijyanye no kuvana umusaruro mu murima bawugeza aho bagomba kuwujyana, ku bijyanye no kuwutunganya, amafumbire. Siko bimeze aho ngaho bakora ubuvugizi. Hariya mufite inganda zitunganya icyayi. Ubu ni ukuvuga ngo icyayi dushobora kuza iwanyu makora y'icyayi cyo kunywa direct twakundi. Kabisa niba mubikora amameze neza cyane. Ni ukuvuga ngo mufite inganda mukorana nazo, mwaguzemo imigabane bakagenda bakagatunganya. Ni ukuvuga ngo gahunda ariko mufite intego y'uko izo nganda zose zizaba zizanye 100%. Niyo gahunda cyangwa ngiye nafite niyo gahunda mufite. Nta kibazo. Icyayi ni ikintu cy'umuza cyane. Mbona abantu bakunda kunywa abantu benshi bakunda kunywa ikawa. Njye nikunda icyayi. Mbona arimo ngerageza kubaza ese kuki mbona abantu bakunda kunywa agacyayi akameze neza cyane. Iyo usa muri mwagihingaga ubu nakabaye imiti. Kuko kugira ngo nzapfe kunywa ishyushyu nashyizemo akantu gahindura biragoye cyane. Kandi sinjya mpinga icyayi. Ntawe ujya mpinga icyayi. Si ngombwa. Ni ukuvuga ngo mwemba agaciro gakomeye cyane kubera ko muhinga nka kibazo. Nicyo bisobanuye buriya. Muramutse mutagihinze twabura icyo tunywa twamererwa nabi. Mu icungamutungo no mu miyoborere, ihuriro, abayobozi b'ihuriro bagomba kumanuka. Gahunda dufite mujye mushima Imana ko haba n'abantu bari i Kigali babakorera imishinga. Ubu twigwa dukora imishinga. Imishinga dukora n'ayindi mu mabiro yacu. Turashaka ko hari uwo twakoze ugomba kumara umwaka. N'uwo aho nari ndi Kigali twari mu nama n'undi dushaka ko hajyaho abakozi bahoraho atari umucungamutungo, umukozi uhoraho umwe cyangwa babiri
ushinzwe guhugura koperative n'abakozi bahoraho ibijyanye no kongera umusaruro bijyanye akaba hari witwa umukoci. Umukoci ahari yashinzwe agakurikirana neza. Niyo mpamvu rero ku rwego rwa union mukwiriye gukurikirana mukareba kuri koperative y'ibanze abakozi barahari, abakozi buzuza ibitabo, abakozi bacunga neza umutungo, abakozi bigenda neza. Nyamuneka ahangaha nihagira umunyamuryango bari gufata yasinzira bakazabiza mu nteko rusange bazakwezi ngo kuba muri tayarya. Ibyo rero bijyanye no gucunga umutungo abayobozi ba union visi perezida ari sekreteri ni ukumanuka mukajya kureba umutungo ucungwa neza. Umutungo ucungwa neza. Perezida wa genzuzi yari hehe? Perezida wa genzuzi yari union. Visi perezida wa genzuzi yari union. Aha. Ni ukuvuga ngo mu byo ugenzura harimo no kugenzura ko ingenzuzi ya koperative y'ibanze igenzura. Uragenzura iyi niyo imikoreshereze y'amafaranga n'ibintu byose, ariko none ukanakumanuka ukajya kureba ko hariya kuri koperative y'ibanze ubugenzuzi burakorwa. Ufite n'inshingano zo kubahugura ukabereka ko bagenzura, ukabafasha, ukabakurikirana, kubera ko uriya n'umunyamuryango wayo. Uragenzura ibi ngibi ariko unakurikirana hepfo hariya urebe ko bigenda neza. Gukora itabangamira andi makoperative, ahubwo yuzuza ibikorwa by'amahuriro cyangwa by'amakoperative y'ibanze ayigize. Mwabonye ko federasiyo y'amahuriro ntabwo ibereyeho kutubangamira, ahubwo ibereyeho kuzuzanya natwe, kuzuzanya tugafatanya, bakadukorera ubuvugizi, bakatugeraho udashobora kwigerera, hanyuma ibintu bikagenda neza. Nikawuja amafaranga ariko ibiriya ahangaho hirya no hino nitwe tubizi. Rero aho mugeze turahashimira, ariko bizaba byiza cyane mukomeje aho ngaho. Anjamwe nazibagirwa jewe umunsi nabona lisansi yanjye mu bantu twiganye hano mu bavuze ijambo kandi imyaka 10 irashize, ariko ntabwo bizanyura. Abandi barashimiye cyane, barashimira aje yagakushimira haranga pe avuga ati jewe ati nakuzi pe, ati urushoboye, ati urashoboye cyane, ati warakoze cyane, atari kugenda ntabwo ari byo ndeba, ati cyo ndeba ndashaka kureba niba uzakomeza mu rugo icyo uzashobora kwigizaho nyuma y'aha ngaha, icyo twiza amaso. None se niba wambaye degree bikarangira aha ngaha tugushimire, turareba ikindi. Namwe icyo tureba si icy'uruzi, icyo tureba ni ikihehe. Kandi niba mukora ubushakashatsi nababona mwese, harimo abantu bize, harimo abantu bakora akazi gatandukanye n'abakozi banyu. Niba mukora ubushakashatsi amakoperative y'icyayi yo muri Kenya hari urwego agezeho, turebe ushobora kuba muri bagiye Kericho, hari ushobora kuba muri abagiye Nyanza. Mwabonye urwego wazi bate? None se nimwe mudashaka kugeraho. Niyo mpamvu mwambwiye ko inteko rusange y'iyi niyo igizwe n'abantu 27 kandi ari amakoperative ari ngo ushobora kwibaza bari meze Inkotanyi yacuwe ntabuteze kuduhiga. Inkotanyi yacuwe ntabuteze kuduhiga. Perezida wacuwe ntabuteze kubahiga.
ikote ryacu we nawe uteze kuduhiga senateri wayo we nawe uteze kumuhiga ikote ryacu we nawe uteze kuduhiga abasorotare niyo barasorotare ukavuganza umusenyi yewe n'abarahire nawe uteze kuduhiga nawe uteze kuduhiga abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero 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 abayobozi bacu babera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero ubuyobozi zibera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero abagenzuzi zibera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero gahunda za leta tubera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero abana mu mashuri tubera abantu urugero abahinzi b'icyayi ibere izindi urugero imihigo twahize kugira icyayi nyinshi tuyigire mu bigo imyenda yacu ibera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero tubera abantu urugero abahinzi b'icyayi tubera abantu urugero iyo twaba twaribagiwe kongerwamo. Nyuma rero y'ibiganiro n'amasomo atandukanye twaboneye muri aya mahugurwa, habayeho imyanzuro ikurikira abari mu mahugurwa biyemeje. Umwanzuro wa mbere, ubuyobozi bwa koperative bukwiye kujya busuzuma mu byateganijwe kw'amahugurwa, ingendoshuri n'imyiherero bikorwa nk'uko ari bimwe mu bituma koperative irushaho gusuzuma imikorere n'iterambere ryayo. Umwanzuro wa kabiri, nyuma y'isuzuma ry'imikorere n'imikoranire myiza mu makoperative agize ihuriro, hari ayagaragaje imyanya myiza muri batanu ba mbere ku rwego rw'igihugu, bityo koperative ikwiye guharanira kuba ku isonga. Umwanzuro wa gatatu, mu gihe koperative yaguye ibikorwa bifitanye isano bitandukanye, bigomba kwihutira kongeresha ubuzima gatozi. Umwanzuro wa kane, mu rwego rwo kubara no kuzamura imigabane y'abanyamuryango n'iterambere rya koperative, koperative igomba kujya isuzuma inyungu zabonetse igakurikiza itegeko rya koperative, aho rigena inyungu za 6% na 20%. Umwanzuro wa gatanu, koperative ikwiye kwita ku banyamuryango bayo, iteganya neza umwishingizi cyangwa umuzungura w'umunyamuryango ugira uruhare igihe umunyamuryango atari. Umwanzuro wa gatandatu, koperative mu byemezo ifata ikwiye kujya yita ku mabwiriza n'amategeko agenga imicungire n'imiyoborere n'imikorere y'amakoperative ndetse yaba n'ay'imbere nta gisize. Umwanzuro wa karindwi, gukomeza gukundisha umuhinzi icyayi hitabwa ku ifaranga umuhinzi acyura kandi akigishwa no kwisigamira. Umwanzuro wa munani, koperative igomba kujya isuzuma buri mezi 3 amabwiriza y'isaranganyagiciro. Umwanzuro wa 9, ihuriro na Ferwakote yiyemeje gukomeza gukora ubuvugizi ku makoperative yacu kugira ngo atarabona imigabane mu nganda abigereho.
umwanzuro wa 10 mu rwego rwo kuzamura umusaruro n'ubwiza bw'icyayi koperative ikwiye gushyiraho ingamba zihamye haba mu kongera ubuso, gutera ifumbire n'ibindi. Umwanzuro wa 11 mu rwego rw'ihanahana amakuru muri koperative ikwiye kwita ku ihame ryo kudasimbuka inzego kandi ibyemezo bikaba byanditswe. Koperative zigize ihuriro zikwiye gukomeza ubumwe n'umubano mwiza hasangirwa amakuru n'udushya mu makoperative. Umwanzuro wa 13 mu rwego rwo kunoza icungamutungo n'icungamari rya koperative ikwiye gutunga, kuzuza no gucunga neza ibitabo byose bisabwa no kugira ubumenyi muri byo. Umwanzuro wa 14 mu rwego rwo kunoza ubugenzuzi muri koperative igomba gukora ibikorwa yateganije ibyo twabumbiye mu ndimi z'amahanga budget plan na revised budget plan. 15 mu rwego rwo kwimakaza ihame rya 6 mu yagize koperative zacu zigomba kunoza imikoranire myiza mu ihuriro no impuza mahuriro. Umwanzuro wa 16 mu kuzamura ubumenyi n'ubushobozi bw'abanyamuryango n'abakozi ba koperative, abahuguwe biyemeje kuzasangiza abandi ibyo bahuguwe. Umwanzuro wa 17 mu rwego rwo kuzamura ubukungu n'ingufu mu makoperative, abahuguwe biyemeje gutekereza no gukora ibikorwa bibyara inyungu kandi bakabigira ibyabo, ibyo bita sense of ownership. Murakoze. Abegeranyije iriya myanzuro ni Barangiritse Noel, Sabimana Pascal na Mazimpaka Faustin. Ndabashimiye. Murakoze. Uhagarariye itsinda ritugezaho imyanzuro, mwareba niba byanditse neza abantu bakabinoza, cyangwa se niba hari ikibagiranye umwanzuro wibagiranywe nawe tukaba twawongeraho. Umwanzuro wa 4 ndumva hari ahantu nabonye handitseho ari 6% azajya yiyongerwa ku nafungure. Umwanzuro wa 4 na 20% yo kuzigama, ariko hasobanutse rya koperative rigena inyungu za 6 na 20. Igomba kugisuzuma inyungu zabonetse, igakurikiza itegeko rya koperative aho rigena inyungu. Ntabwo ari irya koperative, itegeko rya rasiye hariya itegeko ry'amakoperative rigena ko niba umugabane wa koperative uri bwiyongere w'umunyamuryango bigomba kwemezwa n'inteko rusange. mbere na mbere hagomba kubanza kugaragara ko hari inyungu mu nteko rusange. hamara kugaragara ko hari inyungu, inteko rusange ikemeza icyo iyo nyungu ikora nk'uko bigaragara mu itegeko mu ngingo ya 86. ni ukuvuga ngo mu byo mwemeje haramutse harimo kuzamura umugabane, haramutse, kuko inteko rusange ishobora kwemeza ibindi kuzamura umugabane tuyibyemeza ugasanga ntabwo biri mu cyemezo, ariko iramutse yemeje ko mu buryo amafaranga y'inyungu akoreshwa harimo no kuzamura umugabane, uwo mugabane ntabwo ushobora kwiyongera birenze 6%. ni ukuvuga ngo 6% niwo mubare wanyu kuri buri munyamuryango. mushobora kwemeza muti umugabane wiyongereho 1%, 2%, 3%, ariko ni murenze 6%. mwumvishije inzira uko bigenda, habanza akamenyekana ko hari inyungu, mwamara kumenya ko hari inyungu
inteko rusange ikemeza icyo iyo nyungu izakoresha. Mu gihe inyungu izakoreshwa hashobora kuba harimo ubugabane bwa sisi, hashobora kuba harimo gushora imari mu bikorwa mwakoraga, hashobora kuba harimo kugurira abanyamuryango mituweli, noneho hakaza no kuvuga ngo twongere n'umugabane w'umunyamuryango. Namara kubyemeza noneho bikemeza ko umugabane uriyongera kangahe ku ijana. Kangahe ku ijana umugabane uriyongera nabyo bigomba kwemezwa kwandikwa ku gitabo cy'inteko rusange. Kavuga ngo inteko rusange yemeje ko umugabane w'umunyamuryango wiyongeraho 6 ku ijana cyangwa 4 ku ijana cyangwa 5 ku ijana. Ibyo bikandikwa umugabane ukabona kuyongera. Noneho 20 ku ijana. 20 ku ijana yo ntabwo bidusaba inama runaka. Mbere yuko mumara kubona inyungu, umucungamutungo umaze kutwereka inyungu twabonye, mutaragira ikindi kintu muvuga kuri ayo mafaranga, murabanza mugakuraho 20 ku ijana y'ayo mafaranga mukayashyira icyo bita ikigega cy'ingoboka cya koperative. Asigaye kuri ayo ngayo 20 ku ijana niyo muganiriraho ibyo byose mwashaka. Aho karajyana n'icyo navugaga rero kuriya mwanzuro mutawushyiramo hariya ko n'ubundi mwawushyira mutawushyira mu itegeko rero. Nta mpamvu rero yo kuwushyira hano aho kugira ngo bitateze ikibazo. Hariya muri ya tegeko y'amakoperative birimo uriya mwanzuro wakugenda kavuze mu rwego rwo kunoza imikorere y'ihuriro n'impuzamahuriro. Abanyamuryango bayo biyemeje kunoza imikorere batanga umusanzu, kuko ntabwo kunoza imikorere ni ukwezi, ni ugutangira umusanzu ku gihe, noneho abashinzwe kuyobora bakayobora. Guhera ku wa kabiri kugeza uyu munsi, icy'ingenzi ni uko twashyira mu ncamake kugira ngo bisubire mu rugo mu makoperative yacu mu kazi kacu ka buri munsi, twibuka neza inshingano zacu. Ariko mbere na mbere ndashaka kugira ngo nongere ngire ikintu mvuga mu izina rya RCN. Twashaka kugira ngo tubashimire, dushimire iri huriro ndetse n'amakoperative agize iri huriro, kubera ko mwagerageje uko bishoboka kose kwihesha agaciro. Kwihesha agaciro si ukundi, twese turabizi uburyo twaje aha ngaha. Mu gikorwa cyabereye aha ngaha muri aya mahugurwa, uruhare rwa RCN ntabwo ari ibanga, twari ukubahugura. Ni abarimu gusa nta kindi. Ibikorwa byose byabereye aha ngaha bisaba amafaranga, ni ihuriro ndetse n'abanyamuryango baryo ariyo makoperative y'ibanze. Biriya bikorwa mwakoze rero, mwari mwarasabye ubufasha, ntabwo byabaye mu gihe cyiza, ntitwashobora kuba twabikora bitewe n'igihe twari turimo, ariko twebwe twabikuyemo isomo ku yandi makoperative rikomeye cyane. Mwagize neza cyane gushobora kumva ko namwe mushobora gushaka ayo mafaranga akenewe, amahugurwa agakomeza. Bisobanuye ko niba RCN mu ngengo yayo y'imari ayo mafaranga atarimo, namwe mutakora ibyo mwagomba gukora. Icyo ni ikintu cyatunejeje cyane, n'ubuyobozi bwarishimye cyane. Umuyobozi akimara kubona iyo baruwa rwose mutubwira ko twaza tukabahugura, yarishimye cyane, avuga ati iyo usa amakoperative yose mu gihugu yagera ku rwego nk'uru nguru, ibibazo ntabwo byakabaye byinshi cyane. Turabashimira cyane rero ko mwabikoze, tukaba tugeze kuri uyu munota mufite ibikenewe kugira ngo mushobore kwiteza imbere mu makoperative yazo. Ndetse turongera kubizeza yuko dushingiye ku gikorwa mwakoze, hari ikintu bita modo mu cyongereza, modo mu gifaransa ngira ngo naho kirimo modeli, mubereye andi makoperative modo. Tugiye kubona
icyo tubwira ni makoperative dufite icyo dushingiraho. Twashaka kubabwira ko namwe bishoboka, kubera ko iyi niyo y'icyayi ya Nyaruguru Nyamagabe nabo barabikoze, kubw'iyo mpamvu namwe mwabikora. Tugiye kubona icyo tubabwira, tugiye kubona uko abandi bantu tubabwira bagashyiramo imbaraga nabo mu gukora ibikorwa nk'ibi ngibi, kuko hari abandi bayafite amafaranga, amakoperative amaze gutera imbere, ariko biyumvisha yuko niba hari amahugurwa, niba hari urugendo shuri, niba hari ikintu bagomba gukora, ari uko RCA igomba kubanza igashyiramo amafaranga. Ariko kubera imyumvire myiza mufite, mumaze kugira urundi rwego mugeraho, kandi natwe biradufasha. Turabashimira cyane ku bw'ibyo mwakoze.